Buriya hari ibintu byinshi abantu dukora tutazi ko ari ibyaha, nyamara bizatugiraho ingaruka mu bihe runaka tutazi, cyangwa se mu gihe tuzahura n'Imana. Buriya abantu iyo tugiye mu nsengero ndetse no mu misigiti, abantu nyine dushishikazwa no gukora nyine kwicuza ibyaha mu gihe tuba twarakoze ibyaha, kubera yuko nyine umuntu aba azi nyine ko agiye imbere y'Imana nyine akicuza, akaba azi nyine ko ibihe birangiye aho ngaho. Ariko buriya baratubwira ngo hari ibindi byaha buriya dukora nyine byitwa ngo ni ibyaha bitagatifu, ariko ibyo byaha mbega nyine umuntu abikora nyine azi nyine atazi nyine ko ari ibyaha, no mu gihe yagiye kwicuza ibyo byaha ntabwo yibuka ko hari ibyaha yakoze ngo abe yabyicuza. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho ngo ibyaha 8 byitwa ngo ibyaha bitagatifu. Ibyo byaha ese ni ibihe, kugira ngo nyine ubashe kuba wabyirinda. Uyu munsi rero nkaba ndi Hamis bin Mariam, nk'ibisanzwe nkaba ngushishikariza utaraka subscribe kuri iyi channel, ubanze kandi subscribe kugira ngo nyine ibiganiro byacu uko tuzajya tubisohora bigiye bikugeraho nyine bitakuvunnye cyangwa se bitakugoye. Nanone nkaba mbiseguraho nyine bitewe n'ukuntu mari maze iminsi wenda ntari kuboneka, ariko ubu ngubu ndahari, naje kandi nditeguye kubagezaho video igihe cyaricyo cyose, kandi igihe video zose zageze zibageraho ku gihe nkuko bisanzwe. Buriya ibyaha tugiye kuvugiraho uyu munsi nyine ni byaha nyine umuntu abona nyine ko ari ibintu bisanzwe, nyine we atatumva nyine ko ari ibyaha ngo abe yabyicuza. Nanone buriya tubwirwa neza yuko kutamenya amategeko ntago bituma itegeko ritaguhana. Kutamenya ko ikintu ari icyaha ntago byabuza nyine itegeko kuguhana. Buriya hari amategeko aba yarashyizweho nyine ashobora guhana ibyaha runaka. Mu gihe icyo cyaha ugikoze ntago wajya kwireguza ngo ngewe ntago narinzi iryo tegeko, ngo rero ntago bari bumane, byanze bikunze baraguhana. Nanone buriya abantu benshi bibwira yuko nyine ko utazi icyaha nyine ngo ntago Imana izaguhana, byanze bikunze Imana yashyizeho umuriro kugira ngo izahana abantu bakora ibyaha. Ibyo rero ntago byakuraho yuko nyine kuba warakoze ibyaha ngo ntago wahanwa. Buriya rero icyaha cya mbere umuntu akora nyine bitwa ngo ni icyaha kitagatifu, buriya ni ugusaba Imana. Ugasanga abantu dukoresha umwanya munini dusaba Imana ibintu bigiye bitandukanye, ariko nyamara ugasanga ibyo Imana yaduhaye ntago turabishimira. Burya icyo ni icyaha gikomeye cyane, cyangwa se ni kimwe mu byaha twitwa ngo ibyaha bitagatifu umuntu agomba kwirinda. Ibaze nawe ugasaba Imana nyine ugahora usaba Imana cyane, ukondogoza nyine ugasaba Imana nyine, ariko mu by'ukuri ibyo Imana yaguhaye ni byinshi, ariko ntago urafata umwanya ngo utekereze ngo ube wabyicuza. Buriya icyo ni icyaha ugomba kubanza kugira gute, kubanza gutekerezaho. Ngaho naho ibaze nk'ubu ngubu uri umusore ukohereza girlfriend wawe ukikokora udufaranga ukamuhereza nk'ibihumbi 50, ukajya kumva arakubwiye ngo utu dufaranga unyoheje ni dufaranga bwoko ki. Ibaze nawe uko wakumva umeze muri wowe. Ubwo rero bavandimwe ni kuvuga ngo icyaha ugomba kumenya ko iki cyaha nacyo ni icyaha ugomba kwirinda, kandi ni icyaha nyine witwa ngo ni icyaha gitagatifu. Koko buriya mu buzima bwacu tubana muri iyi si, buriya buri wese aba afite ibibazo bye. Hari umuntu usanga nyine avuga ngo njye nabuze akazi, ariko usaba nyine ngo nabuze akazi, ariko nyamara buriya hari undi usanga we akazi kamubanye kenshi atakinasinzira, ahubwo stress yaramwishe. Nanone buriya hari umuntu usaba nyine avuga ngo nabuze urubyaro, nabuze n'akana na kamwe, ariko ugasanga hari undi uri kuvuga ngo buriya ngo abana nyine nabyaye bambere ikigeragezo, iyo nza kumenya Imana iza kunyima urubyaro simure n'ibi bibazo ndigura nabyo. Nanone buriya hari undi usanga nanone avuga ngo ngewe nabuze umugabo cyangwa se nabuze umugore nyine ngo nanjye nubaka urugo, ariko ugasanga hari abandi bari kurira ngo ingo zabo zabananiye. Buriya ni kuvuga ngo nyine umuntu aramutse afashe umwanya wo gutekereza ko Imana yamuhaye ni byinshi cyane, yagashimira Imana ku buryo bishobora kumufata umwaka wose kugira ngo abanze ashimire Imana. Buriya Shakespeare niyo wavuze ngo narizwaga nuko nta nkweto nari mfite, ariko naje kubona ko hari umuntu udafite ibirenge. Ibyo bituma nyine menya ko hari ibyo ngomba kubanza gushimira Imana mbere yo kugira gute, mbere yo kurira ngo usaba Imana ibindi bintu. Icyaha cya kabiri nanone buriya cyitwa ngo ni icyaha gitagatifu, nuko buriya abantu usanga dushimagiza cyangwa se abantu tuvuga ibigwi shitani cyangwa se satani, ariko ugasanga
Satani tumushimagiza cyangwa se tukamuvuga ibigwi mu gihe umuntu yabonye ibyiza cyangwa se mu gihe nyine umuntu yabonye ubutunzi, ariko nanone ugasanga Imana turayinenga mu gihe umuntu yagize gute, mu gihe umuntu yahuye n'ibyago. Niho handi usanga umuntu nyine umuntu ashobora gukora impanuka agacika umutwe, tukavuga ngo ni urukundo rw'Imana, ariko nanone buriya wa muntu nanone yagura amamodoka akabona ubutunzi, tukavuga ngo buriya ngo ni Freemason, ngo nyine ngo yagiye muri Illuminati, ngo yatangiye gukoresha amarozi. Ugasanga nyine turimo turagira gute, turimo turavuga ngo turimo turafata ibintu byose tunenga Imana mu gihe duhuye n'ibyago cyangwa se ibintu bitari byiza bidashimishije, ariko Satani ugasanga tuzamuye ikuzo rye mu gihe cyose umuntu yahuye n'ibyiza cyangwa se yageze ku byiza. Buriya nacyo ni icyaha umuntu aba agomba kugerageza kugira gute, kuba yakwirinda. Ikindi cyaha cya gatatu nanone buriya ni uko usanga abantu buriya mu buzima bwacu, nanone ikindi cyaha cya gatatu cyitwa ngo ni icyaha kitagatifu buriya ni uko abantu usanga nyine iyo tugeze ku bijyanye no gusenga Imana, abantu usanga nyine tuba abanzi. Buriya ugasanga twese Imana niyo yaturemye, ariko umuyisilamu nyine yita umukristu ngo ni umuhakanyi, umukristu akita umuyisilamu ngo ni umuswayire cyangwa se n'andi mazina. Noneho umupagani we ugasanga bose abise ngo ni abasazi, ariko nyamara abo bantu wabasanga bari bicaye ku gacupa barimo kunywa akayoga, ugasanga nyine bahuje urugwiro. Nyine ukibaza nimba Imana, iyo tugeze ku Mana nyine ukibaza nimba Imana ariyo yategetse abantu kuba batandukana cyangwa se bakajyamo ibice. Ariko nanone ugasanga n'abantu iyo bari ku rugendo, umuyisilamu ndetse n'umukristo ndetse n'umupagani baba bahuje urugwiro, nyine bari gutera, barimo kuganira, nyine bakaganira neza, ariko nta na rimwe uzabasanga bicaye mu nzu imwe ngo bari kugaragira Imana cyangwa se bari gusenga Imana. Nyamara aba bantu bose Imana niyo yabaremye. Nyine ukibaza nimba Imana ariyo yazanye ibintu byo gutandukana ndetse no gutatana hagati yacu, ku buryo nyine umuntu buri umwe nyine yumva ko afite imyumvire ye nyine adahuje na mugenzi we. Ubu nanone iki nacyo ni icyaha, kuba abantu nanone twarihaye nyine ibintu byo gutandukana, kandi twese umuremyi wacu ari umwe, ari Imana nyine yaturemye. Ikindi cyaha cya kane nanone ugomba kumenya cyitwa ngo ni icyaha kitagatifu. Buriya abantu benshi usanga mu buzima bwacu nyine abantu usanga nyine dushaka nyine umusaruro aho twawuteye, ntabwo tuba dushaka umusaruro w'ibyo twateye. Niyo handi nyine usanga umuntu nyine yarafashije umuntu, noneho wa muntu yafashije nyine akategereza nyine ko yazamwitura, noneho ku bw'amahirwe make ugasanga wa muntu ntabwo yibwirije ngo amwiture, ugasanga wa muntu nyine yatangiye kugenda avuga ati kana kuriya naramufashije, nawe ugeze gutya na gutya namuhaye ibi n'ibi, kubera ko nyine wa muntu atamwituye, ugasanga nyine akoze icyaha cyo kuba yakurikiza amagambo nyine bya byiza yakoze. Nanone iki ni icyaha, ntabwo ari byiza kuba wakora ibi bintu, kubera ko nacyo ni icyaha nyine byitwa ngo ni ibyaha bitagatifu. Urumva ni ibintu byiza wakoze, ariko nanone ukaba nyine ugiye gukora icyaha, nyine ugiye kwangiza bya bindi wakoze, aho kugira ngo nyine utegereze icyo Imana izaguhemba, ugategereza nyine ko abantu bazagira gute, bazaza ngo bakwiture. Nyamara biriya bene Adamu ko duteye siko duteye. Abantu nyine bakunda nyine iyo umuhaye ushobora kwitura cyangwa se nakwitura. Buriya nanone ushobora gusanga nk'umuntu w'umusaza cyangwa se umuntu w'umugabo afite nk'abana 12, ugasanga nyine bose yarabishyuriye amashuri, bariga bararangiza, ariko ugasanga muri abo bana bose nta mwana n'umwe umwitayeho cyangwa se ngamufashe. Ugasanga nyine umusaza atangiye kuvuma abana. Icyo gihe rero abo bana ntabwo ugomba kubavuma, ahubwo ugomba kwishimira ko wakoze ibyo ugomba gukora, kubera yuko buriya muri iyi si hari abantu usanga nyine babayeho neza, ariko ugasanga ineza babayemo ni byiza, usanga nyine abapapa babo baba barakoze abo bana bataranavuka. Ariko nanone hari igihe usanga umuntu abaye mu buzima bubi, ubuzima bw'imivumo muri iyi si, ibyago ndetse n'ingorane, ugasanga nyine nanone ni ibyaha byakozwe n'abase cyangwa se n'abasekuru babayeho we atarabaho. Ugasanga nyine iyo ukoze ikintu cyiza, buriya uba ukoze ikintu nyine kizagukurikirana cyangwa se kigakurikirana urubyaro rwawe, kubera ko iki kintu iyo ukoze icyiza nyine byanze bikunze hari n'abawe bizabaho, cyangwa se inyiturano izaza ku bana bawe. Icyaha cya gatanu nanone buriya tuvuga ngo ni icyaha kitagatifu. Buriya usanga nanone ngo abantu usanga buriya dushishikarizanya hagati yacu ngo dukore akazi dukoresheje imbaraga nyine n'umuhate mwinshi, aho kugira ngo dushishikarizanye hagati yacu
gukora akazi dukoresheje ubwenge. Buriya isi tugezemo ntabwo ari isi y'abantu nyine b'imbaraga cyane, ahubwo ni isi y'abantu usanga nyine bakoresha ubwenge. Kuko buriya iyo twitegereje neza usanga nyine abashinwa buriya nibo bantu usanga nyine isi basa nkaho bayishoboye. Kuko buriya ibintu bakoze abashinwa, wenda nk'urugero turabizi twese ibintu bijyanye n'iby'abarezi, buriya abashinwa buriya ni imibare baba barakoze, ugasanga nyine umuntu azanye udufaranga nyine ibiceri byo ugashyira aho ngaho nyine ukaba washyiramo ibiceri byawe ukarya ukumva nyine ko wakomeza ukabetinga nyine ugashyiramo. Ariko nanone buriya umushinwa ari imibare aba yamaze gutera, kuko iyo umaze gushyiramo menshi amafaranga yose agira gute, amafaranga yose ahita agendera rimwe. Ugumva rero ko iyi si ya none ikeneye abantu b'abanyabwenge, ntabwo ikeneye abantu nyine bakoresha ibibaraga byinshi. Nanone buriya hari agakuru nigeze kumva nyine ngo abashinwa nyine ngo habigeze kujya ahantu mu cyaro baratangaza ngo bashaka ipusi zo kugura. Abaturage nyine bagenda nyine abashinwa nyine bashyiraho igiciro cy'ibihumbi 20 kuri buri pusi. Abaturage rero bagenda bahiga amapusi yose barazana, abashinwa barabaha amafaranga. Abashinwa bagarutse baravuga ati noneho turashaka ipusi, buri pusi tuzajya tukishyura 35. Abantu bumva rero gukomeza guhiga amapusi nyine byabaye ibindi abantu bakomeza kugenda bahiga amapusi kugeza igihe amapusi bayazanye abashinwa babaha amafaranga. Ariko nanone buriya umushinwa iyo akoze ibintu bye aba afite ibyo ari gutagetingaho, buriya aba afite ibyo ari gutekereza ndetse no guteganya. Nanone umushinwa yakomeje kubabwira ngo ndashaka amapusi, mushake amapusi yose, ariko ipusi imwe noneho ndayigura 100,000. Noneho abaturage baragenda ipusi barazihiga koko nkuko bikwiye, baraza bagurisha amapusi 100,000. Amapusi umushinwa ari kugenda yakusanya, ariko noneho byarangiye umushinwa arababwira ati noneho ipusi aho bigeze noneho ndagura ipusi imwe 150. Abaturage nyine bakomeza gukanura amaso bahiga amapusi, ariko amapusi yose bari bamaze kuyamara mu giturage cyabo. Birangiye abaturage bagiye mu giturage baturanye bajya gushakisha amapusi ngo bazane ipusi imwe umushinwa azayigura 100,000. Bageze muri icyo giturage basanga ipusi zose basanga ipusi zose hariya nyine ipusi imwe yigurishwa 100,000. Baravuga bati katugura 100,000 ariko turaza kugurisha 150 twunguke 50. Kumbe za pusi zari ipusi nyine umushinwa yaziguraga kuri abo baturage, akagenda nyine agakusanyiza mu giturage cya kabiri. Nyine abaturage nyine bo barazaga nyine yarazi nyine yarabifite nyine ariko nari batega umutego, bose barangije baraza bagura ipusi 150, ipusi imwe bazigura zose. Barangije bajya gutegereza umushinwa ngo aze abahe ipusi imwe ku 150, baraheba. Urumva ko ahangaha ubushinwa nyine icyo yakoresheje ni ubwenge nyine, yabahenze ubwenge ndetse yanabateza n'umutego kugira ngo nyine ayihire amafaranga. Urumva ko isi ya none ikeneye ubwenge kurusha kwikeneye nyine imbaraga nyinshi. Nanone buriya ngo icyaha cya gatandatu buriya ngo nuko abantu benshi usanga ngo icyongereza nyine tugikunda cyane tugasuzugura nyine isomo ry'ubuhinzi, ariko tugakunda isomo ry'icyongereza. Abantu bose usanga nyine umuntu iyo avuga icyongereza nyine, iyo umurebye ari kuvuga icyongereza nyine usanga bamwe batangiye no kumumirira amacandwe bitewe nuko ari kuvuga icyongereza nyine akakivuga neza. Ariko buriya umuntu yavuga ngo ni umuhinzi ugasanga abantu baramusuzugura ndetse n'abandi nyine bamufashe nyine nkaho ari umwanda. Kandi buriya icyongereza ntago ari isomo nyine ryakugaburira, ariko nyine isomo ry'ubuhinzi ni isomo nyine rishobora kugutunga ndetse rikaba ryanakugaburira rikakubeshaho. Ariko nyine abantu byose ntabwo tubitekereza, ahubwo nyine twumva nyine ko icyongereza kiruta nyine ubuhinzi. Ariko nanone iki nacyo bagishyize mu rwego rwo kuvuga ngo ni ibyaha bitagatifu, buriya ngo umuntu aba agomba kwirinda kuba wasuzugura nyine umwuga runaka nyine wakobeshejeho. Ubwo twese turabizi ko muri iyi si tubeshejweho nyine n'ubuhinzi, ariko abantu nyine ntabwo tubiha agaciro, ahubwo duha agaciro nyine abantu usanga nyine bavuga ibyongereza nyine biryagagura, ariko ibijyanye n'ubuhinzi abantu bahinga tubasuzugura, kandi nyamara usanga nyine ari Imana yanyujijeho amafunguro yacu kugira ngo nyine tubashe kuba twabibona bitewe n'uko baba bakoze umurimo wo guhinga, kandi tugomba kububaha. Nanone buriya ikindi cyaha cya karindwi bavuga ngo ni icyaha ngo gitagatifu, buriya ngo nuko usanga ngo umuntu afite umwana w'umukobwa nyine umwakana gatoya nyine gafite imyaka nk'umwaka umwe cyangwa se amezi angahe, ugasanga nyine haje abasore bari kuvuga ngo sheri, ugasanga nyine baravuze ngo nzakugira umugore, ugasanga nyine ababyeyi barasetse, nta nubwo umubyeyi umwe ashobora kubirwanya. Ugasanga umubyeyi yirirwa afata akana gafite amezi angahe akajyana muri salo, yirirwa agasugisha
ibirasta ndetse n'ibindi, ugasanga umwana nyine ahora amupodora, umwana yaramupfumuye amatwi ndetse no ku zuru, mbese nyine umwana nyine azabaho nyine azi neza ko azakura nyine azi ko ari bwo buzima. Ugasanga nyine akana ntabwo gashobora gufata umwanya ukagenda bakaruhure kajye kuryama, ahubwo akana gahora muri salo, umubyeyi wako agahoza muri salo nyine agapodora ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana rero urumva ko no mu gihe azajya ku ishuri ntabwo azatekereza kugira ikintu yavumbura cyangwa se ikintu yakwigezaho, ahubwo nyine azatekereza nyine ko azaba nyine umugore cyangwa se azaba nyine ubuzima nyine azatekereza kubaho. Murabyumva namwe. Buriya none ikindi cyaha cya 8 bavuga ngo ni cyaha kitagatifu, buriya ngo abantu benshi ngo dusuzugura amateka, tukavuga nyine ko amateka nyine ari isomo nyine ry'abagore, ariko buriya ngo amateka nayo kudaha agaciro amateka, buriya ngo nacyo ni ikintu cyitwa ngo ni cyaha ngo kitagatifu. Ko buriya amateka ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ugasanga nyine umuntu abayeho mu buzima runaka, nyamara iyo aza kumenya amateka y'umuryango we, wenda ubwo buzima ntabwo yari kububamo. Ugasanga nyine umuntu arwanira kuba yavuga ngo ndagura imodoka, ariko ugasanga buriya mu muryango we nta n'umuntu wigeze atunga na moto, ahubwo ugasanga impamvu atabona iyo modoka nuko atigeze yiga amateka y'umuryango we ngo amenye ngo impamvu abiwacu nta muntu umwe wigeze atunga modoka ni iyihe. Ugasanga nyine ahora muri ibyo ngibyo, cyangwa ugasanga nk'ahantu ugasanga wenda hari umuntu ugiye gucukura nk'amabuye y'agaciro, ugasanga wenda arafashe inzira ngo ajye gucukura amabuye y'agaciro, nyamara sekuru ikaba yarabujije abantu kujya gucukura hariya, ugasanga aragiye ikirombe kimuguyeho bitewe n'uko atamenya amateka y'umuryango we. Bityo rero ibi ngibi bavandimwe nibyo byaha bitwa ngo ni ibyaha ngo ni ibyaha ngo bitagatifu. Nyine urumva ko ni ibintu nyine umuntu akabe arwanya, ariko ugasanga abantu turabishyigikira ijoro n'amanywa, nyamara ntabwo ari byo. Reka mbesoreje aha ngaha. Nanone yari umuhungu wanyu Hamis bin Mariam. Nanone ndakwibutsa utarakana subscribe, ubanze ukane subscribe kugira ngo nyine ibiganiro numara ukane subscribe ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro nyine kubizajya bisohoka bizajya bikugeraho 5 kuri 5 kandi bitakugoye. Nari umuhungu wanyu Hamis bin Mariam. Mukomeze mugire ibihe byiza, amahoro, Imana akomeza abane namwe. Ciao ciao.